ibintu bidateguye neza kandi bipashije muremure bigasaba yuko basipendinga amafaranga arenze ubushobozi bwabo kugira ngo bemeze abantu batazabashima. Niba ari ikintu kigoye ni ugushimisha umuntu nawe ubwo kwishimisha byaramunaniye, oya utiteguye no kuzagushimira baka. ufite agenda yiwe yamuzanye. Ufite agenda yiwe. Icya kabiri ni uko ibintu byari kuzana ibyishimo ku bageni ahubwo babera umuzigo gute. Barashaka ibirenze birasaba amafaranga arayo bafite. Ibintu byose bari muri stress yo gushaka kureba ese ibiryo birakwira abantu, ibyo kunywa birakwira abantu, ese sare bishyuye igice, kameramani bishyuye igice. Ibi ugasanga byari ibirori byo kwishima, actually ntabwo ari ibyishimo. Yaho bikendinga up bishimisha abantu batazabashimira. Ariko kuri bo mu gihe umugore arimo kubona ibintu byakamatari, ibintu byiza, umugabo wari mu mibare rimwe na rimwe ugasanga byamufasha gufata credit kugira ngo akore ubukwe, which is a very big problem. Yes. Kandi binyuranyije n'umuco wacu nta n'ubusirimu burimo. Mariage y'umuco wacu nuko famiye ebyiri nizo zateguraga ikirori cyo kugira ngo bishimire abana babo, banabaremere, babahaye inka, kubera ko ubukungu bw'icyo gihe bwari bushingiye ku nka. Babahaye inka ubahereza iki, ariko idea ari ukwishima ariko kugira ngo bashyigikire umuryango mushya. Or abazi ubu ngubu ni abakonsomu b'umuryango. Niba waratwerereye 10,000 mwazana na madamu n'abana bangahe n'inshuti zaraye iwanjye, can they consume even 10K here? Ntabwo bishoboka. Wese urumva iyo bada n'iyindi urayishyira kuri ugasanga urugo rushya rutangiriye mu myenda. Kuri jyewe nyibara ku kibazo cya kapu igiye gushyingirana, kubera ko kapu igomba kumvikana bakavamo kwirarira, kubera ko buriya abantu b'abakobwa bakunda ibintu byiza n'ibintu byo kwemeza, niko bateye. Aba bafitiyeho n'akanya ko kwemeza n'umu ex we n'uwamubwiye yuko atazavamo umugeni w'igitangaza, abonye umwanya, kandi uwo mwanya bubonera mu kwambara ikanzu nziza, throw up a big party to show off ko umugabo we yishoboye. So nivuga ubutabera bwigenga kandi bwihuse, ngavuga kugira uburenganzira bwo kugira igitekerezo, ngavugamo uburenganzira bwo kujya mu bya politike, ngavugamo uburenganzira bw'itangazamakuru, ngavugamo uburenganzira mu murimo no kudahutazwa, ngavugamo uburenganzira bwo gukurikiranwa n'ubutabera ariko udahutajwe, ngavugamo uburenganzira mu bintu byinshi. Aya ni amahame agize demokarasi. Kuki mu Rwanda nka case study tugifite abantu bavuga ko nta demokarasi hari? Ndaguha urugero nka Victoire Ingabire ku munsi wa demokarasi yafashe ubutumwa bushyira ku mbuga nkoranyambaga ze, asobanura ibya demokarasi, avuga ko mu Rwanda kugeza kuri uyu munota nta demokarasi hari, nta bwisanzure bwo gutanga ibitekerezo kuko bivuze. Buretse gato nanjye ngiye kukubaza. Ndagusubiza. Yafashe ijambo aravuga, nubwo nakunda kumuvugaho, atanga igitekerezo, avuga ibintu uko abibona, avuga ko mu Rwanda bidahari. Nari mu Rwanda. Ari mu Rwanda. None se we yabikuye he? Yabishoboye ate gutanga igitekerezo? Twibaze. Amahoro y'Imana abane namwe bakunzi ba One Nation Radio, radio ya diaspora y'u Rwanda, ijwi rya diaspora y'u Rwanda. Twagiriye umugisha kuba turi kumwe
na Bob Mugabe nanjye ni umugisha ukomeye kuba ndi hano. amahoro y'Imana abane nawe. Namwe muhorane. Yego mugati I love this guy ukora komedi akoraga igitambo cya misa. yawo That guy is so buri diro. that guy is so funny. He's the funniest. Yeah. Finally you've got a funny comedian. He's very funny. Kubera ko ibintu akora abikora mu njyana no muri mood Ivanjiri. yivaje. Noneho kandi rero afite ukuntu amagambo y'abantu, amazina y'abantu ayamanipira kugira ngo ahure n'aya Bibiliya. Ubu nkawe yavuga igira Nezius kugira ngo biratinde. Urumva hari umugabo w'inshuti yanjye tujya dukunda guhurira aha ngaha, nawe izina rye yarigize riratiri cyane. Urumva ziriya ndimi za kera zituma ibintu uvuga biba authentic, byumvikana authentic. Ukumva biryoheye amatwi. No biba birimo ariko n'injyana bimeze nk'ururimi rw'igitaliyani actually. Uburyo bakivuga barimo ka musique kumva ntago harimo injyana, harimo art. aragerageza azanamo innovation, ariko nanone innovation ye urumva ibintu nabitinza muri iriya style abantu barabimenyera. Well, azana the funny story y'ibyabaye, ariko iyo funny story akayikurikiza na funny style yo muri kiliziya. Ariko urumva innovation aho ikenewe, ni uko ibyo avuga biri fane, style igomba kujya ihindukamo. Arebye uburyo ihindukamo it would be more successful, kugira ngo abantu ntibamenyere gusa. Akira ni improvement kuba byibuze utangiye kubona some funny comedians. There was a time wambwiye ngo hari igihe wagiye muri comedy ariko icyakubereye comedy it was not the comedy. N'abantu bakurikiranaga comedy. Ibyo ni ibisanzwe kuri jye ko n'ubusanzwe niyo buriya ngira umuco mubi wo kudataha ubukwe, kubera ko psychology yanjye ntabwo ibishyikira. Naho ubukwe ngabona ari ikirori giteguwe, there is no added value. Akora abasaza bazi guhana amagambo neza. That's the most part I enjoy. Ariko hari ubwo rero imisango y'iki gihe bayishyiramo idini cyane ngo no gushaka kuvugisha ukuri, bagashaka kwamagana imisango bavuga ngo bari kubeshya, ngo bariho barabeshya. Ariko nyamara I'm fine sir, thank you, muranyihanganira. Abantu baba basuza. So yego muga aho ngaho gagera ibindi nabiya bya reception usibye kurya, kandi abanyarwanda ntabwo baramenyera ikintu cya reception. Ndagira ngo ubanze nkurikire neza. Kumva abanyarwanda ntabwo baramenyera ikintu cya reception. Ikintu cya reception impamvu bataragikurikira nuko niyo bashyizemo music ntabwo bahaguruka bose ngo babyine bishimye. Oya, bamwe barafatwa n'ikintu cya protocole cyo kuvuga I am important, cyo kwifata, cyo kwishyira muri certain class of even the way you are saying it is so fancy. Yeah. Vraiment ntabwo wajya muri bariya bantu babyina bariya bari so cheap. And for me I'm not that cheap. For me I'm not of them. Abo rero abo nabo bakishyira mu gaklasi kabo bakicarana bakaganira bagashaka kubigira nk'aho ari ahantu babonaniye baraburanye gusubukura udusinde twabo. Abandi bariho barabyina bo barafata umwanya. Numva atariyo sense y'ubukwe. Sense y'ubukwe ni ukuzana the two sides n'abantu baje kubishimira kugira ngo mwishimire hamwe. Subiremo.
kontekisite y'ubukwe ni uko haba hari umugore n'umugabo, abasore babiri cyangwa se umugabo n'umugore bagiye gushyingirana, ariko hakaba ari famiye zabo zombi zije guhurira ahantu hamwe kugira ngo zibaserebureti, kugira ngo izo famiye zibashyigikire, izo famiye ziryoherwe n'ibirori bibahuza, ndetse n'abandi bantu b'inshuti zabo nabo baziremo, ariko bose babona umwanya wo kwishimira umuryango utangiye. Ugasanga ubaye igihe cya siteresi kuri bamwe, kuko ibintu bidateguye neza kandi bipashije muremure, bigasaba yuko basipendinga amafaranga arenze ubushobozi bwabo kugira ngo bemeze abantu batazabashima. Niba ari ikintu kigoye ni ugushimisha umuntu nawe ubwo kwishimisha biba byaramunaniye, oya utiteguye no kuzagushimira baka. ufite agenda yiwe yamuzanye, ufite agenda yiwe. Icya kabiri ni uko ibintu byari kuzana ibyishimo ku bageni ahubwo babera umuzigo. Gute? Barashaka ibirenze birasaba amafaranga arayo bafite. Ibintu byose bari muri siteresi yo gushaka kureba ese ibiryo birakwira abantu, ibyo kunywa birakwira abantu, ese sare bishyuye igice, kameramani bishyuye igice. Ibi bintu ugasanga byari ibirori byo kwishima, actually ntabwo ari ibyishimo. Naho bikendinga up bishimisha abantu batazabashimira, ariko kuri bo mu gihe umugore arimo kubona ibintu by'akamatari, ibintu byiza, umugabo wari mu mibare, rimwe na rimwe ugasanga byamufasha gufata kerede kugira ngo akore ubukwe, which is a very big problem. Kandi binyuranyije n'umuco wacu, nta n'ubusirimu burimo. Mariage y'umuco wacu ni uko famiye ebyiri nizo zateguraga ikirori cyo kugira ngo bishimire abana babo, banabaremere, babahaye inka, kubera ko ubukungu bw'icyo gihe bwari bushingiye ku nka. Babahaye inka, ubahereza iki, ariko idea ari ukwishima, ariko kugira ngo bashyigikire umuryango mushya. Abazi ubu ngubu ni abakonsomu b'umuryango. Niba waratwerereye 10,000 mwazana na madamu n'abana bangahe n'inshuti zaraye iwanjye, kandi konsume even 10K here, ntabwo bishoboka. Wese urumva iyo bada n'iyindi urayishyira kuri ugasanga urugo rushya rutangiriye mu myenda. Kuri jyewe nyibara ku kibazo cya kapu igiye gushyingirana, kubera ko kapu igomba kumvikana bakavamo kwirarira, kubera ko buriya abantu b'abakobwa bakunda ibintu byiza n'ibintu byo kwemeza, niko bateye. Aba afitiyeho n'akanya ko kwemeza n'umu ex we n'uwamubwiye yuko atazavamo umugeni w'igitangaza, abonye umwanya, kandi uwo mwanya wubonera mu kwambara ikanzu nziza, throw up a big party to show off ko umugabo we yishoboye. Umugabo nawe agashaka kugendera muri iyo njyana, by agreeing everything ibyo umugore arimo kumubwira, kubera ko umugabo ugiye gushyingirwa aba ari at the weakest point yo kwemera ibintu byose bivuzwe. Kandi interest y'abashaka yuko iyo mariage ibaho at any cost. Uburyo abonye n'ugurisha umwe mu babyeyi be yamugurisha kugira ngo this project ibe successful, ahatambukana umucyo, aba ari at the weakest point. Ibyo biba bisabamo undi muntu, niba aje akaba umuyobozi w'ubukwe cyangwa iki, aba ari umuntu uri close ku muhungu uzi n'ubushobozi bwe, throwing in a good party at the budget irigariye, uburyo badatangirana umuryango mu mwenda, udatahira mu kwemeza abantu mu bukwe, ariko ahandi wazasanga tugasanga wakubiswe. Njye mbonye ushatse wazana abantu 15, ariko tukareba ko umuryango wawe uteye imbere nyuma y'ubwo bukwe. Exactly, on that one I agree. Can't thank you so much. Ni ikintu abantu benshi bakifashisha, cyane cyane nka Peter ukiri ingaragu. Hanyuma oya nawe uri ingaragu, nanjye ndi ingaragu, mwagiye muvugisha ukuri. Ese wari ubigeretse kuri Peter kuva nari umwe n'umuceri.
cyane. niyo nakugira inama nanjye nyigira rapera mwigira ariko nibyo inama dukora irakenewe. ibintu mu Abantu benshi bagendera bushobozi kuri peer bwacu. pressure ugasanga rwose arareba ibintu ukuntu bimeze hanze. iyo ngeze mu bukwe impamvu butanshimisha mpita mbona iyo harimo stress mpita mbibona tubibona Ubwo aho kugira rero ngo uryoherwe n'ibyo sinakwishima. usanze ugatangira kwanalizinga ibindi. umuntu atajya kwanalizinga muga reka tuganire n'ubu ariko twaganiraga dukomeze kuganira kuko hari ijambo demokarasi umukandida usobanurira what is democracy. Yesterday ku itariki 15 yari international day of democracy. What is democracy and kubera iki they say there isn't any in Rwanda? ibyo ni ibibazo bibiri bitandukanye kandi bikomeye buri kiganiro gishobora gufata isaha icya mbere demokarasi yatangiriye mu Bugiriki mu mujyi mutoya wa Antene. icyo gihe Ubugiriki ukuntu bwari bumeze bwari bwubatse ko bumera nka federal states buri ntara yigenga mu buryo bumwe. muri gahunda yo gushaka kwihuza bashaka kwihuza mu bihe by'intambara. intambara yabaye nawe urayizi nubwo wari utaravuga. iyo ntambara yavuyemo umugabo bitiriye amarushanwa akomeye ya Olympics. Olympics yari umusirikare. mu gitero bari bagabweho baragitsinze ariko kuko Ubugiriki bwarwanaga two fronts bisaba yuko abari mu majyaruguru agana amajyepfo front yari iri mu mazi basaga n'uburengerazuba. amajyaruguru agana iburengerazuba. aho ngaho barwanaga intambara iri mu mazi kugira ngo batsinze aho ngaho baza kubwira abo muri Antene ko batsinze kugira ngo nabo bakomere. bohereza uwo musirikare kugira ngo aze Olympics. no muri marathon. noneho uwo mugabo arirukanka kugira ngo azirukanke n'amaguru nta bundi buryo bwari kugeraho ubutumwa bugera sabwa umusirikare yirukanka ahantu henshi arangije avuga inkuru y'uko batsinze muri icyo gitero. amaze kuyivuga ahita yikubita hasi arahwera babikuramo marathon imikino. nawe icyo gihe demokarasi ivuka cyari ukureba ni buryo ki twashyiraho ubutegetsi bwegereye abaturage ariko nanone buturutse mu baturage. bikuraho bya bintu by'ubwami one dynasty bikuraho n'izindi fomu zishobora kugora abantu ariko uburyo ubutegetsi bugaragara ko bwahawe abaturage. ubutegetsi butangwa n'abaturage kandi abaturage bafite ubushobozi bwo kubukuraho mu gihe ubwo butegetsi butagikorera mu nyungu zabo. urumva noneho abantu bagatangira kwiyamamaza bagaragaza imigabo n'imigambi uko bashaka guteza imbere sosiyete kugira ngo sosiyete ibahereze ubwo butegetsi. ariko mu gihe uwo muntu namara igihe arimo gushyira ibyo bikorwa bikagaragara yuko ibyo bikorwa atarimo kubikora uko yabyumvikanyeho ibyo bamutoreye babe bashobora kumukuraho ariko nane bamukureho nanone muri ya majwi aturutse mu baturage. basanga uburyo bwiza bw'uko abaturage bahitamo ubayobora ari uburyo bwo gutora. ni gutya amatora yaje ariko baravuga bati uriya muntu ntiyategeka wenyine akeneye abandi bamufasha ariko n'abandi bareba uburyo abo bana itsinda akorana nabo barakora batica cya cyizere. ese bya bindi yateganyije birakorwa? niko inteko yaje. nubwo twatoye umuntu ariko dutora abandi baduhagarariye bashyiraho amategeko ahuye natwe ariko nanone barebe wa muntu twashyizeho uburyo akora. iyo niyo nteko nteko ishinga amategeko. yego baravuga bati ariko nanone
tugomba kureba uburyo tugira ubutabera. none demokarasi yo iza yazanye executive yazanye Yonyine. executive, yazanye na parliament, hanyuma hakurikiraho parliament byose hakurikiraho- izana n'ubutabera. yego Ariko ubutabera bwari bwatangiye abantu bishyiraho ubutabera bwabo kugira ngo bakemure disputes zirimo nkeya, kuko historically disputes zakemurwaga n'abantu bari muri izo ntara, ariko byajya kugera kuri capital offenses, ku byaha bikomeye nk'ubwicanyi, nk'ibyaha mbese threatening society, umwami akaba ari we icyo gihe wacaga urwo rubanza. Ariko hano baravuga bati no, iby'umwami reka biveho, reka ahubwo turebe uburyo bwa butabera bukorwa mu ntara no mu turere dutandukanye, ni gute twabihuza. Ikindi ni gute imikorere yaba imwe, ni gutyo hatangiye kujyaho amategeko, gutyo hatangiye kujyaho abacamanza, hajyaho abashinjacyaha bari muri executive, ni gutyo ubutabera bwabayeho. Noneho baravuga bati mu bintu leta ishinzwe habeho tugirana amasezerano ariyo yitwa itegeko nshinga, agomba kugaragaza buri muntu ashinzwe iki. Ikindi iryo tegeko nshinga ririjyaho rishe kuturinda ba bantu twashyizeho ngo baduhagararire, uburyo ahubwo baduhohotera cyangwa bakaturusha imbaraga. Ibyo rero izo garde-fou zose zigomba kuba ziri mu ngingo zigize itegeko nshinga. Bakavuga bati ariko uyu muntu ategeke, ariko ntarenze igihe runaka, ngo narenze igihe runaka twebwe abaturage azaba amaze kuturusha imbaraga, azaba amaze gukaraputinga society, uburyo society yayirushije imbaraga. Niko hajemo za manda ntarengwa zo gutegeka. Naho demokarasi rero byumvikane ko muri urwo rwandiko rwa rundi bakoranye na leta n'ubutegetsi bashyizeho n'ababahagarariye, hagombaga kugaragara ko hari uburenganzira bugomba kubahirizwa. Ni gutyo hajemo uburenganzira bwa muntu. Byumvikane ko demokarasi ari ubutegetsi bw'abaturage bwashyizweho n'abaturage mu matora, bukorera abaturage, kuko hariho garde-fou na mechanism zo guholdinga accountability abo bahaye ubutegetsi. yego Ubutegetsi butangwa n'abaturage, bukorera abaturage. Ubutegetsi bw'abaturage bushyirwaho n'abaturage, Yego. bukorera abaturage. Subiremo, ubutegetsi bw'abaturage, abaturage nibo bashyizeho ubwo butegetsi. Ubutegetsi bw'abaturage bushyirwaho n'abaturage, yego ubwo ni cya gihe cy'amatora. Bukorera abaturage ni igihe cya deliverables, n'igihe cya deliveries, uri accounted. yego urebye mu Rwanda uko bivuze ubutegetsi burahari bushyirwaho Mbere y'uko n'abaturage. winjira mu Rwanda, definition ya demokarasi urayumva? nayumvishe Ariko noneho iyo demokarasi, mbere y'uko tugaruka mu Rwanda, ndiho ndarwana n'ikintu cyo kubyoroshya cyane, ikiganiro cyari gufata isaha ku ijambo rimwe, demokarasi demokarasi yaje. cyane ndi kubyumva, barabidusobanuriye n'uko yaje, n'icyo imaze, n'icyo yagiriyeho. hanyuma reka tujye mu buryo buhari sasa. Mbere y'uko tujya mu buryo buhari, Yego. hari ibindi Nta kibazo. demokarasi ihabwa noneho bwa butegetsi bw'abaturage bushyirwa n'abaturage, bukorera abaturage, uburyo bushyirwaho amahame akomeye. Uko demokarasi yagiye itera imbere, mu mahame harimo ihame kwishyura ukwizana kwa muntu, harimo uwashaka wese, uwagiyeho ntahohotere undi ushaka kumusimbura. Hariho buri muturage avuga iriri mu mutima, kandi ntahutazwe. Hazamo noneho ikintu cy'itangazamakuru, kugira ngo itangazamakuru rifashe abaturage kugira amakuru no kumenya, ariko ribatere ritoroshye muri ubwo butegetsi, yewe na ba bandi bo bashyizeho na za sisiteme bashyizeho z'ubutabera, iz'umutekano, kuko leta ishyirwaho gukora poroje nini abaturage badashobora kwikorera. Urugero,
niba bamaze gushyiraho ubutegetsi babuhereze amafaranga ari byo bita imisoro, hanyuma ya mafaranga leta nimara kuyakusanya ashobore gushyirwa mu ngengo y'imari muri gahunda zishobora guteza imbere igihugu, abaturage muri rusange, ku nyungu rusange. Naho muri izo sisiteme zose zashyizweho na demokarasi habemo n'itangazamakuru beholding the power, abahawe ubushobozi bagira accountability. Ubutabera nabwo bushobore kwigenga budakoreshwa na ba bandi bahawe ubutegetsi, ahubwo bushobore gukora mu nyungu rusange za rubanda. Icyo kintu uriho uracyumva? So nivuga ubutabera bwigenga kandi bwihuse, ngavuga kugira uburenganzira bwo kugira igitekerezo, ngavugamo uburenganzira bwo kujya mu bya politike, ngavugamo uburenganzira bw'itangazamakuru, ngavugamo uburenganzira mu murimo no kudahutazwa, ngavugamo uburenganzira bwo gukurikiranwa n'ubutabera ariko udahutajwe, ngavugamo uburenganzira mu bintu byinshi. Aya ni amahame agize demokarasi. Bwayihute muri bya bitekerezo byawe. nta bitekerezo n'ibibazo. Ndumva nanjye ushoboye gusasira mu buryo birumvikana kandi urakoze cyane, duhaye igisobanuro cyumvikana cya demokarasi, abantu banayumve mu buryo bwegeye imbere. Ariko turebe noneho ku ngero zihari, bikorwa bite, bikurikizwa bite? Kuki hari abavuga ko narabikubaje ibibazo bibiri mu Rwanda nta demokarasi hari, yet kubimbwiye ubutegetsi bushyirwaho n'abaturage, niyo bukoze niyo bugiyeho bukora mu nyungu z'abaturage, bwanaderivaringa bukaderivaringira abaturage. Kuki mu Rwanda nka case study tugifite abantu bavuga ko nta demokarasi hari? Ndaguha urugero nka Victoire Ingabire ku munsi wa demokarasi yafashe ubutumwa bushyira ku mbuga nkoranyambaga ze, asobanura ibya demokarasi, avuga ko mu Rwanda kugeza kuri uyu munota nta demokarasi hari, nta bwisanzure bwo gutanga ibitekerezo kuko ubivuze. buretse gato nanjye ngiye kukubaza. Ndagusubiza. Yafashe ijambo aravuga, nubwo nakunda kumuvugaho, atanga igitekerezo, avuga ibintu uko abibona, avuga ko mu Rwanda bidahari. Nari mu Rwanda. Ari mu Rwanda. None se we yabikuye he? Yabishoboye ate gutanga igitekerezo? Twibaze. Ubwo si icyo gisubizo ntigishubije ibisubizo byinshi. Ari mu Rwanda, igitekerezo cyaragitanze. Ari mu bya politiki, arahari. Nawe uramukubitira ku street, nawe uragira uti. Ariko avuga ko abyitanga, ariko ishyaka rye ntabwo ryemewe, ntabwo ajya mu nteko nawe ngo atange ibitekerezo nk'abandi, ari aho ngaho nyine ameze nka condemned. Ariko aravuga ko nta demokarasi hari, nta burenganzira bwo gutanga ibitekerezo. Nyamara mbona videos ze nyinshi. Afite na YouTube channel ubwo banza. Nawe ibyo se bigenda biti. Ariko icya kabiri kinahari, demokarasi iri mu Rwanda ntabwo iri ku rwego twavuga ngo iri muri demokarasi iteye imbere. Ariko ntiwavuga ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo, yatanze ibitekerezo akananenga kandi akavuga ko budahari. None se we yabukuye? Afite ubudahangarwa se? Leta iramutinye se? No, ibyo nibyo wakatwa. Niba umbaza ibintu ntabwo bimbaza gusa kuko hari undi wavuze. Cyewe tuba tuganira. Nawe mba nkeneye kumva ibitekerezo byawe. Gusa urumva aho hantu hatarimo fraude. Fraude. Nta fraude wumvamo. Ikindi, icyo gitekerezo kiri unfair. Ariko nanone ntabwo ntekereza ko mu Rwanda turi ku rwego rwa demokarasi ishimishije. Ariko reka nsubire mu mateka. Demokarasi ukuntu yaje mu Rwanda, babeshya abantu bamwe, babifata nabi. Demokarasi imeze nko kwikiza abantu bamwe, ikubakira ku bandi bantu bamwe. Uburyo byageze aho yumva mu mateka ukuntu abantu bamwe basobanura demokarasi, ubwigenge, revolusiyo.
bisa nka synonym ya Hutu power. Niba Hutu power atari iri ku butegetsi bakaba babona yenda perezida atari umuhutu, biragoye cyane umuntu wafashe iyo myumvire y'uko yemeza ko demokarasi ihari. Ni ujye bumva kenshi bashingiye ngo demokarasi ni iy'abantu benshi, kandi abantu benshi mu Rwanda ni abahutu, ariko bakibagirwa ko demokarasi nta hantu ihuriye n'ubwoko. Demokarasi ni ibitekerezo byawe bitsinda, naho watsinda uri minority bakagutora, it's democracy. Icyo ngicyo ndumva gisoje, keretse niba ari ikibazo bifite. nta kibazo mbifiteho, icyo cyarangiye cy'uwo nguwo. Hanyuma aba hanze, external factors, ibihugu bikomeye, urumva kuki bashyira u Rwanda mu bihugu bibangamira demokarasi? urumva dufite amateka yihariye. Buriya mu Rwanda mu kinyejana cya 21 niho yinjiyemo jenoside, kandi jenoside yakorewe mu Rwanda siyo ya mbere jenoside yabereye. Jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda siyo ya mbere jenoside ku isi, ariko itandukanye ry'iyi jenoside yakozwe n'abaturage b'icyo gihugu, bayikorera abo baturage b'icyo gihugu, ihagarikwa n'abaturage b'icyo gihugu, abayihagaritse batangiza umurongo wo kubaka igihugu. Ibintu byose ntabwo ari shyashya, nta nubwo ibintu byose byari byajya ku murongo, ariko niyo mpamvu nanjye mpora mvuga. Ese iyo aba babivuga bo byose ni shyashya? Iyo nguri biranjyana muri defense ntabwo njyayo. Okay. Ntabwo njyayo, ntabwo ndi umuvugizi wa leta. Ngenda atanga ibyanjye bitekerezo. Ntabwo ntekereza, niyo mpamvu nicara mu biganiro nkanenga imikorere mu butabera. Nuko mba nenga inkingi ihari ya demokarasi igomba kubikora neza. Nkanenga ubwisanzure bw'itangazamakuru n'imikorere y'itangazamakuru. Ngashobora kunenga ibijyanye n'uko executive ukuntu managing ubukungu. Nkanenga nkavuga politike za executive zirimo iz'ubuhinzi, nkavuga ku by'umutekano, nuko izo ari inkingi zigize igihugu kandi zubakiye kuri demokarasi. Mba ndimwe ngira ngo zikore neza, ako ntabwo navuga ngo nihari. None se nazavuga ko ubutabera budakora neza? None se ubutabera kugira ngo bukore neza niyo garanti ya demokarasi. Mu kubaka igihugu hari igihe bifata, hari imbaraga bitwara, kandi buriya abantu badakora cyane bavuga cyane. Abantu badakora cyane bavuga cyane. I agree. Ndakiramo ibindi bibazo. Wasoje kuri icyo ngicyo cyane? Subira bihugu ntibikora cyane kandi ari byo bihugu bikomeye cyane ahubwo. Reka dutange urugero kuri Amerika. Nizi iyo telefone yawe nyitangeho urugero. Telefone irahenze. Irahenze. Izi telefone zikora akazi kamwe. Yego. Kandi ziragakora. This is a smartphone. This is a smartphone. Technology is almost the same. Yenda iyi ngiyi ishobora kubikoresha Android, iyi ngiyi ikoresha iOS. Zishobora kuba zitandukanye mu gaciro ariko zikora ikintu kimwe. So, mu yandi magambo ntabwo nyigusubiza keretse turangije. Telefone yanjye urayigwatiriye? It is against the law. Kubera inyungu rusange, kugira ngo ikiganiro kigende neza. Now, iyo nayo ni demokarasi. Ni igitugu. Oya, iyi telefone ni iyawe, nta nubwo ndi buyikwake ngo nyijyane, ariko kubera ikintu uyifashe against my consent. Yego, ariko niwe wayimuha. Ariko ntago negwaye ngo igwatire, nagutije. Urakoze. Nanjye sindayitiru. Ariko ntago rero ugeze igihe iturira because it is mine. Byari byose.
umutungo utimukanwa umutungo utimukanwa uba wanditse ku muntu. Ikimenyetso dushingiraho mu rukiko ni uko uzana ikigaragaza ko umutungo ari uwawe. Icyo kimenyetso niba ari ubutaka ugomba kuba ufite icyangombwa cy'ubutaka, sibyo? Niba ari inyubako, niba ari icyo ugomba kuwuzana cyangwa ibintu byerekana ko ari. Ariko umutungo utimukanwa ikimenyetso gifite kugira ngo bamenye yuko iyi telefone ari iyanjye ni uko mu gihe bashakaga kubimenya basanze iri mu maboko yanjye. ni scamming. Ntabwo ari scamming, ni amategeko. Urumva kugira ngo gusange ku kazi mvuge yuko computer uri bwo gukoresha atari iyawe, laptop umutungo wimukanwa kugira ngo uragiye kuvuga ko atari iyawe, nuko icyo tugomba gushingiraho cya mbere ninde uyifite. Yego. Ni ukuvuga uyifite rero icyo gihe niho duhera tukavuga ngo uyifite yayibonye ate. Niho tujya noneho kuvuga ngo yayiniye ariko narayinsubiza. Aho ngaho mu kwigusubiza urukiko narwo rwabifataho undi mwanzuro twanabiburanaho. Yego. Ariko iyi nayo ni demokarasi. Niba nshobora gufatira ikintu cyawe ariko kugira oya wisasira winiza amagambo uraza kuvuga icyawe igitekerezo nayifatire kugira ngo iki kiganiro dukora kibanze kigende neza kubera inyungu rusange. Ni demokarasi. Nicyo kintu rero abantu benshi batumva, kumva yuko ubu urumva ukuntu babaye kubera ko ntabwo babaye kugira ngo turyoshye ikiganiro. Ndashaka kukumvisha ko abategetsi iyo rubanda rubakuriye ubutegetsi nabo barababara, kuko iyo rutabakwiye ubutegetsi bageze aho bumva yuko baremewe gutegeka, bageze aho bumva yuko ari atari nta wundi wategeka. That's a scam. Ubutegetsi ni ubw'abaturage, babuhereza uwo bashaka mu nzira z'amatora. Iyo babuhaye uwo bashaka wiza uzana ibindi bintu, naho bahagurutse abantu bagushyigikiye kiyodo naho bahari benshi, ariko twebwe abenshi baruta abawe akaba twe twafashe icyemezo. Ni demokarasi. Ariko ikindi tutari bukwemere ni uko wowe ufata abagushyigikiye ngo ubuze imigendekere myiza y'imikorere yabo twashyizeho. Niyo mpamvu ubutabera buba buhari n'inzego zirinda ubutegetsi. Inzego zirinda ubutegetsi harimo inzego z'umutekano n'igisirikare cy'igihugu. Hanyuma mu gusoza uravuga iki ku bavuga ko ijambo demokarasi ryagizwe nk'igikoresho cyo mu burengerazuba bw'isi bwo gukontrolinga ibihugu bitumva kimwe nkabo? Ibyo nabyo si byo. Erega ibinyoma biri ahantu hose, biri iburengerazuba, biri n'iwacu. Ntabwo ibinyoma kuri demokarasi biri mu burengerazuba gusa, n'iwacu turabifite. Tugomba kwemera yuko iwacu dukeneye demokarasi, kandi demokarasi ihari ariko ikeneye gutezwa imbere, ariko nanone igakorwa mu buryo bubungabunga amateka yacu mabi ndetse n'ibyiza tumaze gukora, amasomo aturuka muri biriya bibi twakoze, uburyo duteza imbere igihugu. Ariko abifuza yuko bakoresha demokarasi dusubira hariya byo aho twavuye ntibishoboka. Nawe tuza aha ngaha tugaruke iburengerazuba, nanga urugero kuri Amerika abaturage baratora, ariko amatora bayafata uburyo bubiri. Unkurikire cyo kwigisha sisiteme ya Amerika, bafata uburyo bubiri. Hariho amajwi aturutse mu baturage yose, ayo bayita popular votes, ariko naho wayatsinda ntabwo uba wagatsinze. Ugomba no gutsinda ay'abantu 3,000 bagiye mu nzego z'ubuyobozi zihagarariye izo states, abo akaba aribo twita electoral college. N'igihe cya Trump aba perezida,
Hillary Clinton yatsinze popular vote ariko Trump atsinda electoral college. So, bituma perezida aba Trump, wa wundi watsinze popular vote ntiyakomeza. Is that democracy really in real sense? Urugero kugira ngo urwumve, jyewe turabimeje ngo ubutegetsi buturuka mu baturage, dushyizeho abaduhagarariye bamwe mu byiciro, ariko twemeje yuko amatora ava muri twebwe twe dutanga ubutegetsi, ariko mushyizeho itegeko rivuga yuko, ihame rivuga yuko kugira ngo ube perezida wa Amerika utsinda popular vote, utsinda amajwi aturutse mu baturage, ariko nanone ugatsinda college ba bandi batanzwe bahagarariye abaturage. And to me that's noneho kugira ngo nutsinda popular vote aturutse mu baturage ariko ugatsindwa na ba bandi bahagarariye abaturage, ngo uvuge ngo uratsinzwe, iyo ntabwo ari demokarasi. Haba hakirimo ikibazo, kuko abandi 3,000 ntabwo barusha ingufu miliyoni 80. Urakoze cyane. So wishaka kumbwa yuko abahagarariye abandi bapeza abaturage, akuze impamvu babishyizeho, bavuze yuko abaturage mu bintu bijyanye na polisi hari ibintu bimwe kubera ubuzima babayeho ukuntu bakora, hari ibintu bimwe badasobanukiwe, badashobora no kumenya neza uwo bafitiye akamaro, bakavuga bati twebwe babahagarariye tube dushobora no guhagarara no kubafasha guhitamo neza, bigatuma habaho electoral college. Iyo principle ya popular vote na electoral college ifasha Amerika kubera uko Amerika ingana, amateka yayo ndetse n'uburyo itegekwamo, kubera ko itegekwa mu buryo buri semi federal. Ese urabyumva cyangwa? Nabyumva Mugabe, ariko byo numva byose basi mbwira ko wabyumvise. Nabyumvise. Sobanura akantu kamwe. Nakubise ko semi federal haba hari intara zigenzura, ntabwo bimeze nkaho zigenga zifite gavana nawe ufite ijambo, ushobora no kuvuguruza perezida, ufite n'inteko ye, ufite na polisi, buri ngingo yose nkusobanuriye gutya ko dukora amasaha 2. Oya, ubwo byibuze umaye imbaraga bigereka ko nguriki. Nanjye iyo mbona udafite imbaraga nanjye ziracika. Imbaraga nicyo demokarasi buri ihagarariye. Imbaraga zawe n'imbaraga zanjye tuzishyize hamwe n'imbaraga zacu cyane rwose. Buriya wowe udahari ntabwo ikiganiro cyabaho kimereye neza. Tufunguye kamera ugakora monologues ntabwo byaryoha. Ntabwo byaryoha kuko njye ndamberwa kuvugana. Kwivugana birarambira, urabizi. So demokarasi iri muri Amerika siyo iri mu Budage. Chance nka perezida wa Amerika ntabwo yemerewe kurenza manda 2. Manda imwe n'imyaka 4, manda yindi n'imyaka 4, iyo ni imyaka 8. Mu Budage hategeka uwitwa chancelier. Chancelier ashobora gutorwa n'inshuro 10. Muri Israel prime minister ashobora gutorwa inshuro zose zishoboka. Perezida abahari ariko ari perezida w'icyubahiro, ariko abo bantu ukuvuga baba bafite parliament iri active. Urumva muri Ethiopia, because it's a federal state, prime minister aba afite imbaraga nyinshi, perezida arahari n'umugore, n'ejo bundi yari ari hano mukorahira, ako parliament nayo iri active. Mu Rwanda we have a presidential system, parliament ifite imbaraga ziringana kubera amateka y'u Rwanda, size y'u Rwanda na demokarasi birajyana. Ariko hari ibintu dushaka kuba improved, yes, hari ahandi badasaba improvement naho. So it's democracy is a system which is always bisaba imbaraga kugira ngo ibe demokarasi iraharanirwa kugira ngo ikomeze kuba perfection, kugira ngo ikomeze kujya ku murongo. Yego. Muga Karame, urakoze cyane. murakoze.